mbere y'uko umwaka w'ijana ugera, umubare munini w'abari batuye isi icyo gihe bari baramaze kuba abahinzi borozi. Abanyamateka benshi bemeza uburyo gutangira gukora ubuhinzi byabaye imbarutso y'iterambere ryose abantu bagezeho. Bavuga inkuru z'uburyo iri terambere ryazanywe n'uko ubwonko bw'abantu bwariye ibyo kurya abantu bahingaga byuzuye intungamubiri. Nyamara na mbere y'uko abantu batangira guhinga, abahigi b'imboga n'imbuto n'inyamaswa bari basobanukiwe imiterere n'imikorere y'iyi si. Aha mu mashyamba babeshwagaho n'ubumenyi bari bafite ku nyamaswa bicaga n'ibimera bakuraga ahangaha mu ishyamba. Baryaga imboga n'imbuto z'amoko menshi ndetse n'inyamaswa z'amoko atandukanye, ku buryo batashoboraga kugira inzara ndetse nta nubwo bakundaga kurwara. Birumvikana, abantu bagitangira guhinga bahise batangira kubona ibyo kurya biri hamwe, bakaba bazi aho bajya kubikura, ariko byabaga ari ibiryo by'amoko amwe, kubera ko ntabwo bashoboraga guhinga amoko y'ibimera angana n'ayo bakuraga mu ishyamba aho byimezaga. Ikintu gikomeye cya mbere ubuhinzi bwazaniye abantu ni ukwiyongera kwabo. Muri iki gihe ntabwo abantu bose bayobokeye ubuhinzi icyarimwe. Nk'uko uyu munsi abantu bose icyarimwe badapfa kwirukira mu mirimo y'inzaduka yose ije, ni nako muri iki gihe ubwo ubuhinzi bwavumburwaga bwari umurimo w'inzaduka. Hari abafashe icyemezo cyo kureka kuba mu mashyamba, ahubwo bakajya gushaka aho bubaka utururi bagatangira guhinga. Abandi bahitamo kwigumira mu mashyamba bahiga imboga n'imbuto n'inyamaswa. Iki gihe umuhinzi usanzwe yaravunikaga cyane kurusha umuhigi, kandi uyu muhinzi yaryaga nabi kurusha umuhigi wigumiye mu ishyamba. Nyirabayazana wo kuba abantu bamwe na bamwe barafashe icyemezo cyo guhagarika ubuhigi no kuba mu mashyamba, bagahitamo kujya guhinga no gutura, ntabwo ari abantu bafashe icyo cyemezo, ahubwo nyirabayazana ni itsinda ry'ibimera birimo ingano, umuceri n'ibirayi. Abantu batekereza ko aribo bafashe icyemezo cyo gukura ibi bihingwa mu mashyamba aho byabagaho byimeza, bakabijyana aho babitera, bakabyitaho, ubwo bakaba batangiye kubyorora. Ariko ntabwo ariko byagenze. Ibi bihingwa nibyo byakuye abantu mu mashyamba aho babaga birirwa biruka inyuma y'inyamaswa n'imboga n'imbuto bahiga. Birabafata bibajyana ahantu hamwe, baratura, biraborora. Dufashe urugero rw'ingano, umuntu ntabwo ari we woroye ingano. Ingano nizo zoroye umuntu. Dore uko byagenze. Mu myaka 10,000 ishize, ingano zari ibyatsi byimeza nk'ibindi byose. Gusa byari ibyatsi byameraga mu burasirazuba bwo hagati kurusha ahandi hose ku isi. Nyamara nyuma y'ibihumbi bike by'imyaka, ingano zari zisigaye zera hose ku isi, zarakwirakwijwe n'abantu. Nko mu bibaya byo muri Amerika y'Amajyaruguru, hari ahantu hatashoboraga no kumera urubuto rumwe rw'ingano mu myaka 10,000 ishize. Uyu munsi ushobora kugenda ibirometero 100 utarabona ikindi gihingwa kitari ingano muri aka gace. Uyu munsi ingano zihinzwe kuri kilometero kare 2,250,000 ku isi yose. Ufashe imirima yose ihinzwemo ingano ukayegeranya, yaba ingana n'inshuro 10 z'Ubwongereza. Aha niho hava imigati buri wese muri mwebwe arya. Kugira ngo ingano zikwire ku isi gutya, zakoresheje abantu ibyo zashakaga. Zabategetse kubaho uko zabishakaga. Mu myaka 10,000 ishize, ubwo abantu batangiraga guhinga ingano, bamaze imyaka 2,000 yose nta kindi kintu bashobora gukora kuva mu gitondo kugera mu ijoro usibye kwita ku ngano babaga barateye. Izi ngano babaga barahinze zabategekaga ibyo zishaka byose. Ntabwo zakundaga amabuye aho ziteye, bagategekwa kuyakura mu mirima. Ingano ntabwo zakundaga gusaranganya umwanya n'ibindi bimera, ubwo bakajya aho ngaho bakirirwa bunamye mu mirima babagara. Ingano zararwaraga, bagahangayika bashaka icyo bazikorera. Iyo zaribwaga n'inkwavu n'inzige, ubwo abantu bihutiraga kuzubakira inzitiro no kubaho bazirinze. Ingano zakeneraga amazi menshi, bigatuma bacukura imiyoboro y'amazi cyangwa se bakajya birirwa bikoreye indobo z'amazi bashyiriye izo ngano. Abantu bageze naho batangira gufata amahurunguru cyangwa se undi mwanda witumwe n'inyamaswa bakajya kugaburira ubutaka buteyeho ingano. Umubiri w'umuntu ntabwo wari wariremye ngo uzabeho ubuzima bugoye gutyo.
umubiri w'umuntu wari ukozwe ku buryo wurira ibiti cyangwa se ukirukankanisha, apana guhina umugongo utoragura amabuye unarandura ibyatsi mu ngano. Iyi mibereho yishyuwe n'amavi y'abantu, umugongo n'ibikanu byabo. Ubushakashatsi bwakorewe ku bikanka by'abantu babayeho icyo gihe bwagaragaje ko impinduramatwara y'ubuhinzi yateye abantu bariho icyo gihe uburwayi bw'umugongo n'ubw'amavi kurenza abari barababanjirije. Ikindi, kwita kuri izi ngano byasabaga igihe kinini cyane. Ingingo yasunikiraga aba bantu kujya kuba hafi y'imirima yabo. Izi ngano zabakuraga aho biberaga zikabazana hafi yazo. Korora inyamaswa cyangwa se ikimera babyita domestique mu Gifaransa. Ni ugukura ikinyabuzima mu gasozi ukakizana mu rugo cyangwa se mu nzu ngo abe ariho kiba, aho uzajya ugitegeka uko ubishaka. Domestique biva ku kilatini domus, bivuga inzu. None ninde wavuye mu ishyamba akajya gutura mu nzu? Ntabwo ari ingano, ni umuntu. Ingano zo zagumye hanze, nizo zoroye umuntu rero. Ni gute ingano zabashije gutegeka umuntu gusezera ku buzima bwiza yari yifitiye bwo kurya ibyimejeje no kurya inyamaswa atoroye? Ibyo byose akabivamo, akajya kwirirwa ahinnye umugongo mu murima, abagara ingano, azuhira, yahirira ihene n'intama. Ntabwo twavuga ko ingano zatumye umuntu arya neza, kubera ko umuntu asanzwe ari inyamaswa irya byose, bivuze ko isi yuzuye ibintu umuntu ashobora kurya. Ibinyampeke nk'ingano byari ibiryo baryaga gake mbere y'uko batangira ubuhinzi, bitewe n'uko hari ibintu byinshi byo kurya. Byari ibyo kurya bidakungahaye cyane ku ntungamubiri, byari ibyo kurya bigora mu igogora bikababaza amenyo. Ikindi, ingano ntabwo zashoboraga gutuma abantu bakungahara ngo tuvuge ko baretse ubuhigi bagatangira ubuhinzi bashaka ubutunzi. Abahinzi babagaho nabi kurusha abakomeje kwihigira mu mashyamba, kubera ko abahigi babaga bafite amahitamo menshi. Bashoboraga kumara igihe kinini babayeho kandi badahangayikishijwe no guhunika ibibatunga. Abahinzi bo babaga bafite amoko make y'ibiryo bakuramo intungamubiri nke. Ingano, ibirayi cyangwa se umuceri. Iyo imvura yagwaga ari nyinshi, iyo hadukaga ibyonnyi nk'inzige cyangwa se hakaduka uburwayi bw'ibihingwa, abahinzi bapfaga babarirwa mu bihumbi. Ingano nta nubwo zigeze zibafasha mu bwumvikane cyangwa se mu mutekano, kubera ko byagaragaye ko abahinzi ba mbere bahohoteranaga kurenza abakurambere babo babagaho bihigira. Abahinzi babaga bafite ubutunzi bwinshi, banakeneye ubutaka bwo guhingaho. Ibi bakabipfa rero. N'uyu munsi igenda ubaze mu bihugu byinshi bifite abaturage benshi b'abahinzi, uraza gusanga ikintu bapfa kurusha ibindi ari ubutaka. Mu bantu badahinga biberaho bihigira mu mashyamba, iyo hari itsinda rifite ingufu rije kubatera ahantu mwihigiraga, murabareka mukajya guhiga ahandi kubera ko ishyamba ni rigari. Ariko iyo umwanzi ukomeye yateraga icyaro, guhunga byabaga bivuze gusiga imirima n'ibigega by'imyaka n'amazu. Ingingo yahitaga itera inzara kuri izo mpunzi. Ibi nibyo byasunikiraga aba bahinzi kurwana kugeza ku wa nyuma. Abashakashatsi mu mibanire y'abantu bemeza ko mu miryango migari y'abahinzi ba kera mu myaka 10,000 ishize, urugomo n'amakimbirane hagati y'abantu ari byo byatezaga 25% by'impfu zose zabagaho. Ni iki cyasunikiye aba bantu kwitesha ubuzima babagamo mu mashyamba bihigira, barya ibyo batoroye batanavunitse cyane, bagahitamo kujya kubaho ubuzima bw'ubuhinzi bugoye gutya? Gushakisha ubuzima bworoshye no kugira icyizere nibyo byabasunikiye aya mahitamo. Impamvu isunikira umuntu kujya kugura ubwishingizi bw'indwara cyangwa se bw'ubuzima ni nayo yasunikiye abantu bo mu myaka 10,000 ishize kuva mu buhigi bakajya mu buhinzi. Mu guhinga babaga babona ibihingwa hafi yabo nubwo byaba bitarera, ariko bakicarana icyizere cy'uko mu minsi igiye kuza bazarya. Ubuhinzi bw'ingano bwatanze ibyo kurya byinshi ku baturage bose muri rusange, hatarebwe kuri buri muntu ku giti cye. Ibi byatumye abantu biyongera cyane mu mibare mu birebana no kororoka. Mu myaka 13,000 ishize,
ubwo abantu bari bagitunzwe n'ubuhigi bataratangira guhinga no gutura ahitwa Yeriko muri Palestine y'uyu munsi, ari naho haje kuba umujyi wa mbere ku isi. Hashoboraga kuba abantu nk'ijana bonyine barya neza ibyo kurya bitandukanye. Ariko hagana mu myaka 8,000 ishize, ubwo imirima y'ingano yari yarasimbuye ibiti byimejeje n'inyamaswa z'igasozi ahangaha Yeriko, aka gace ka Yeriko kashoboraga guturaho abantu 1,000 benshi bafite ikibazo cyo kurya ibitabahagije kandi barwaye indwara z'amoko menshi. Mu yandi magambo, inyungu y'ingenzi iri mu kuba abantu bararetse guhiga bakayoboka ubuhinzi ntabwo ari uguca inzara, ahubwo inyungu ikomeye bakuyemo ni ukororoka gukomeye kw'abantu. Kororoka mu kw'aba benshi ni inyungu ikomeye cyane ku kinyabuzima icyo ari cyo cyose. Nk'uko uyu munsi gukomera n'ubuhangange bw'ikigo cy'ubucuruzi babirebera kuri konte zacyo muri banki aho kubirebera ku mibereho y'abakozi bacyo, ni nako intsinzi y'ikinyabuzima bayirebera ku kororoka kwacyo aho kuyirebera ku mibereho y'abagize ubwo bwoko bw'ikinyabuzima. Abantu bagitangira guhinga, ubuhinzi ntabwo bwatumye babaho neza cyane, ariko bwatumye bororoka. Iyo ubwoko runaka bw'ikinyabuzima butororotse cyane, icyo kinyabuzima kirazima nk'uko birimo kugendekera inzovu n'inkura. Ni kimwe n'uko ikigo cy'ubucuruzi kidafite amafaranga kuri konti muri banki gihomba kigafunga. Iyo ubwoko bw'ikinyabuzima bwororoka cyane, iba ari intsinzi kubera ko icyo kinyabuzima kiramba ku isi. Ibi bisobanuye ko twirengagije ingingo y'imibereho no kuba ubutaka bwo guturaho bwabura. Ubundi kugira abantu benshi ku isi ni byiza kurusha kuyigiraho abantu bake. Ibi ni byo ubuhinzi bwadukoreye, kugumisha abantu benshi ku isi mu mibereho itari myiza cyane, ariko bakaba bahari. Kubera iki abantu bakora amahitamo nk'aya ngaya? Kubera iki umuntu uzi ubwenge yahitamo kureka imibereho myiza yari afite agahitamo imibereho mibi ngo kugira ngo abashe kororoka cyane byonyine? Ibi byose ni umutego w'ubuzima bw'igihe kirekire, umutego w'ubuzima bwiza. Gushaka kuramba ku isi nibyo bisunikira abantu kwizirika umukanda uyu munsi kugira ngo bazashobore no gukomeza kubaho ejo. Ku isi abantu turi mu nyamaswa ziteguye gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo tubeho neza. Twiteguye kwica ibindi binyabuzima birimo n'abantu kugira ngo tubeho neza. Nk'uko mu kinyejana cya 15 abantu bafashe icyemezo cyo gukoresha ubucakara abirabura bagera kuri miliyoni 15 mu gihe cy'imyaka 400, bakabikora kugira ngo beze ibisheke babone isukari. Ni nako uyu munsi dufite amamiliyoni y'inyamaswa zibaho mu mubabaro ubuzima bwazo bwose kugira ngo ziduhe inyama, amata, impu n'ibindi. Turi inyamaswa ziteguye kwica amagana y'ingwe kugira ngo tuzikureho impu zo gukoramo inkweto n'amasakoshi. Iri terambere ryose dufite uyu munsi ryahereye mu burasirazuba bwo hagati. Ahagana mu myaka 8,500 uburasirazuba bwo hagati bwari bwuzuye ibyaro bituyemo abantu, birimo na Yeriko yaje kuba umujyi wa mbere ku isi. Abari batuye muri ibi byaro igihe cyabo cyose bakimaraga bita ku bwoko bumwe bw'ibimera bari barahisemo gukura mu bihuru batangira kubihinga. Bitewe nuko bari barahisemo ahantu hamwe ho gutura, nta muntu kibaho yiruka, kandi bakaba bari bafite ibiryo hafi, abagore batangiye kujya babyara nibura buri mwaka. Abaturage bahise batangira kwiyongera mu bwinshi. Noneho abana bashoboraga gukura vuba kubera ko noneho babahaga igikoma n'ibindi biryo bitetse. Abantu babaga bakeneye andi maboko yo guhinga mu mirima. Uko abantu biyongeraga, bahitagamo kujya gushaka indi mirima ku buryo umuryango watangiye kugira imirima irenze umwe. Kubera ko abantu babanaga mu mazu begeranye, indwara zatangiye kwiyongera. Kubera ko abana batangiye kujya banywa igikoma cyane kandi bagomba kugisangira n'abavandimwe benshi, banarya ibyo kurya bitetse nabwo ari benshi aho konka amashereka, umubare w'imfu z'abana watangiye kuzamuka. Abantu bagitangira guhinga no gutura, mu miryango myinshi umwana umwe kuri 3 yapfaga atarageza ku myaka 20 y'amavuko, ariko umubare w'abavuka wakomeje kuzamuka kurusha uw'abapfa.
kandi iki gihe niko abantu bakuru baryaga bavunitse cyane kurusha uko babagaho mbere bataratangira guhinga. Nta muntu wari uzi ikibura ngo bagire ubuzima bwiza. Abantu bakomezaga kubaho nabi kurusha uko basekuru babo babagaho. Mu gushaka guhindura ibi, batangiye gutekereza uburyo bwo koroshya ubuzima. Ubu buryo bwo koroshya ubuzima batekerezaga ko buzakemura ibibazo byabo byose, ariko byarangiye nabwo ahubwo buje kugira icyo bwongera ku buremere bw'ibyo bibazo. Iyi nkuru mugiye kumva irasa n'ishimangira uburyo twebwe abantu dufite ubushobozi buke cyane bwo gupima ingaruka ziterwa n'ibyemezo dufata. Abahinzi ba mbere babayeho, buri gihe iyo bafataga icyemezo cyo guhanga udushya mu buryo bwo guhinga, wenda bagafata nk'icyemezo cyo kongera ingano y'imirima bahingaga, cyangwa bakaba bahitamo kubagara imyaka kugira ngo yisanzure, cyangwa bakaba bahitamo gufumbira imyaka kandi mbere batarabikoraga, muri bo babaga bibwira bati reka dukore cyane, reka dukore ibi bikorwa, twemere tuvunike, ariko tuzasarura byinshi. Turavunika ubu ngubu, ariko mu mezi agiye kuza abana bacu ntabwo bazongera kuryama batariye. Ibyemezo bimeze neza nk'ibyo natwe dufata uyu munsi. Ibyemezo byinshi dufata bigamije kudukiza biba birimo imitego tutabona. Nk'aba bahinzi, iyo bavumburaga uburyo bushya bwo guhinga bagamije kweza cyane, ntabwo babaga batekereje ko kweza byinshi bigendana no kubyara abana benshi. Uko ugize umusaruro mwinshi, uwo musaruro ukazana n'iminwa myinshi yo kugaburira. Kandi iyo hariho umusaruro mwinshi, abantu barya bameze neza, abana bakura vuba bakagera mu gihe cyo kororoka vuba, bityo no kubyara bikihuta. Uko ababyeyi babyaraga cyane niko bonsaga igihe gito, ahubwo abana bakabahata igikoma, ingingo yateraga indwara nyinshi. Nta nubwo bari barigeze batekereza ko uko ubutaka babuhata igihingwa kimwe, ariko baba babushyira mu byago byo kuzibasirwa n'amapfa no kugunduka. Nta nubwo bari baratekereje ko uko bazeza umusaruro mwinshi bakuzuza ibigega, bizakurura abajura bikabasaba kubaka inkuta no kurarira imyaka yabo. Buri gihe iyo abantu bakurikiranye umunezero, uwo munezero uzana n'ibibazo batari biteze, kandi ntabwo biba bigishobotse gusubira inyuma. Kandi ibi ngibi ntabwo ari bwo bwa nyuma byari bibayeho, kubera ko n'uyu munsi biracyabaho. Ni abajene bangahe barangiza kaminuza bakabona akazi mu bigo bikomeye, bakemera kugakora no gukora cyane kugira ngo bakuremo amafaranga menshi, ubundi bazakavemo bajye gukora ibyo bakunda igihe bazaba bagize imyaka 35. Ikibazo ni uko iyo bageze kuri iyo myaka baba bafite amadeni muri banki, bafite inzu batanzeho ingwate, bafite abana mu mashuri, baranamaze gucengerwa n'uko ubwo buzima barimo baramutse babutakaje isi yabo yabirangiye. Aha icyo baba basigaranye cyo gukora ni ugukuba kabiri ingufu bakoreshaga, ubundi bagakomeza guhatana. Rimwe mu mahame yiremye mu mateka na n'ubu ngubu akiriho, nuko iyo wakunze gutunga ibintu bitari iby'ibanze bigamije kukorohereza ubuzima byonyine, biratinda bya bintu bigahinduka ibyangombwa kuri wowe, ukumva kubitakaza byaba bisa naho utakaje ikintu cy'ibanze. Umuntu utunze imodoka ebyiri aramutse asigaranye imwe yonyine, yakumva ubuzima bwe buri mu bibazo. Umuntu wamenyereye kwambara zahabu asohotse atazambaye, yakumva asa n'ufite igice cy'umubiri kitambaye. Dufata urundi rugero twese tuzi rwo muri ibi bihe byacu. Mu myaka yashize twahimbye uburyo budufasha gukoresha igihe gito bunatworohereza ubuzima. Uko niko twakoze imodoka, imashini zimesa, telefone, iPhone, ordinateur, email, WhatsApp. Ibi byose bitaraza, kwandika ibaruwa ugashyiraho amazina y'uwandikiwe n'aho aherereye, ubundi ukayijyana ku iposita, byari akazi gakomeye kandi gatwara igihe. Washoboraga kwandikira umuntu ugategereza amezi mbere yo kubona igisubizo. Nyamara uyu munsi nshobora kwandika email niruka cyane, nkayohereza mu munota umwe, ikabizengurutsa isi yose, kandi uwo nyandikiye yaba yicaye imbere ya mudasobwa, nkahita mbona igisubizo mu munota ukurikiyeho. Mu gihe twandikiranaga amabaruwa,
twandikaga ari uko dufite ibintu by'ingenzi byo kubwira umuntu, aho kubyuka mu gitondo ngo wandikire umuntu umubwira buri kintu cyose utekereje. Wafataga umwanya wo gutekereza ku byo ugiye kwandika n'uburyo ugiye kubyandikamo n'impamvu ifatika igiye gutuma ubyandika. Igisubizo wabonaga nacyo cyabaga cyatekerejweho bihagije. Abantu benshi bandikirwaga ibaruwa nka rimwe mu mezi 5, kandi iyo babonaga ibaruwa ntabwo bumvaga bategetswe guhita bayisubiza ako kanya. None dore uyu munsi nakira ama-email 10 buri munsi, kandi yose yanditswe n'abantu bashaka ko mpita mbasubiza ako kanya. Ibi twabivumbuye dushaka kunguka igihe, ariko umwimerere w'ibitekerezo warahagendeye. Ibintu byose uyu munsi bigenda ku muvuduko ukubye inshuro 10 uwo twakoragaho ibintu, ariko natwe ubuzima bwacu buhoramo imihangayiko n'impungenge. Ibi byitwa umutego w'ubuzima bworoshye. Gushakisha ubuzima bworoshye byahinduye isi mu buryo butatekerezwaga n'uwo ari we wese kandi butifuzwaga n'uwo ari we wese. Izi nyamaswa zahombeye muri ibi byemezo: intama, ihene, ingurube, inkoko. Bitekerezwa ko abantu batangije ubworozi bw'intama bashobora kuba barajyaga guhiga intama z'igasozi mu mashyamba, bagatoranyamo izishaje n'izirwaye, bakareka iz'amashashi n'izikiri nto kugira ngo zizakomeze kororoka batazigera babura izo kurya ubutaha. Biranashoboka ko bajya gutangira korora intama bajyaga bananyuzamo bakajya mu ishyamba guhiga intare n'ibirura byaryaga intama kugira ngo bazirengere, kuko bumvaga zizabatunga. Biranashoboka ko ahangaha ariho havuye igitekerezo cyo gufata intama nyinshi bakazubakira ahantu runaka kugira ngo bazicungire umutekano, maze ubworozi bw'intama buba buratangiye. Birashoboka ko ahangaha bazitiriye izi ntama bahise batangira kujya bahitamo izo kubaga, ariko bakabanza guhitamo iz'inyamahane cyangwa se izigaragaza agasuzuguro cyangwa izikubagana, bakaba arizo bajya kubaga. Ku munsi ukurikiyeho bashaka izindi zo kubaga, bakagenda bagahitamo izikunda gusakuza, izindi zikaguma aho ngaho zikabyara. Mu bana zibyaye naho bakazahitamo abagira agasuzuguro n'abakunda gusakuza n'abakubagana, akaba aribo babaga mbere. Birashoboka ko bakomeje kujya babigenza uku nguku, maze uko imyaka yagiye ishira, uturemangingo tw'intama tugenda tuzibwira ko abantu badakunda intama zigira amahane. Zitangira kubyara abana bitonda batuje cyane. None dore uko ziteye. Izi nyamaswa abantu boroye zitanga ibiryo, zitanga inyama, zitanga amata, ubwoya, amagi. Zinatanga serivisi zirimo nko gukoreshwa akazi k'ingufu. Izi nyamaswa zagiye zikwira hose ku isi nk'uko abantu nabo bagiye bakwira hose. Mu myaka 10,000 ishize, mu gice cya Afurika na Aziya hari intama n'ihene n'inkoko zibarirwa mu mamiliyoni make cyane. Uyu munsi mu isi hari intama zirenga miliyari, hari ingurube zirenga miliyari, n'inkoko zirenga miliyari 25. Igihe twavugaga ko ubuzima bworoshye buri gihe buba bufite ikiguzi, dore icyo twavugaga. Ntabwo tubitekerezaho kenshi, ariko korora inkoko, intama, ihene, inka n'ingurube ni imwe mu nkuru zigaragaza uburyo abantu ari ibitangaza. Ariko izi nyamaswa ziri mu nyamaswa zabayeho nabi mu buzima bwazo bwose kuva twatangira kuzorora. Icyizere cy'ubuzima ku nkoko y'agasozi ni imyaka iri hagati y'7 na 12. Icyizere cy'ubuzima ku nka ni imyaka iri hagati ya 20 na 25. Ariko nyuma y'uko tuzoroye, uyu munsi icyizere cyo kubaho kw'inkoko ni amezi runaka, kubera ko iyo ubirebeye mu ndorerwamo y'ubukungu n'imibereho y'abantu, hari igihe twagennye cyo kwica inkoko. Kubera icyo wakomeza korora inkoko mu gihe kigera ku myaka 3, kandi mu mezi 3 yari ifite ibiro uyikeneyeho. Inkoko zitera amagi, inka zikamwa, ndetse n'ingamiya n'indogobe zo turazihanganira zikabaho imyaka runaka y'inyongera, ariko nabwo hari ibyo ziba ziduha. Ziba zibayeho ubuzima zitifuza na gato. Abahinzi n'aborozi bahimbye uburyo bwo gufungirana inyamaswa mu mazu. Bahimba uburyo bwo kuzikubita iyo zakoze ibyo badashaka, no kuzica imwe mu myanya myororokero
kuzibuza kubyara kugira ngo zibyare ari uko babishatse. Ikimasa cyakonwe kirirwa gikurura imashini ihinga, inyuma yacyo hari inyamaswa igendera ku maguru abiri ifite inkoni igenda igikubita igituka ibitutsi byinshi. Ni bumwe mu buzima bubi buri kuri iyi si. Ikimasa kidashoboye aka kazi kiba kigomba kwicwa. Mu miryango myinshi yo muri Papouasie Nouvelle Guinée, ubukire bw'umuntu bureberwa ku mubare w'ingurube yoroye. Mu kwirinda ko izi ngurube zibacika rero, aborozi benshi bafata ibyuma bishyushye bakazitobora amazuru, buri gihe uko ishatse guhunahuna ikababara ikabireka. Kubera ko ingurube idashobora guhunahuna hari ibiryo cyangwa se ngo ishakishe inzira idakoresheje izuru ryayo, ubwo nyine iguma aho ngaho nyirayo ayishaka akayikoresha ibyo ashaka. Mu wundi muco wo muri Nouvelle Guinée hari aho bafata ingurube zabo bakazikuramo amaso ngo zitajya zibona aho zijya zikazabacika. Gushaka amata nabyo byasunikiye abantu gushaka uburyo inyamaswa zibaha amata zabishaka zitabishaka. Inka, ihene, intama zitanga amata ari uko zimaze kubyara.